ntago ndi busubiye mu rugo njye gukaraba reba intoki z'umugabo ukuntu zisa nawe ari mu kazi ke birumvikana k'ibyondo nanjye ndi mukanjye nindamuka musuhuje se ari umuhaze gukaraba ni ukuvuga ngo ni ikibazo yakwanduza ya vraiment ni ukuvuga ngo ni nyarucari nta kintu yari yageraho abatipe muraziranye kubera iki usuje uyu nguyu ukaba utamusuhuje biterwa n'iki kubera iki reka nkwisurize njyewe umeze neza nitwa papi neza njyewe banyita niyo nkuru Sharere. none kuba uyu mugabo atagusuhuje wenda nawe araza kutubwira impamvu wowe ubyakiriye gute ntago bigukomerekeje ese bibonye nk'ibintu by'ubwibone. Bakunzi ba Samstart cyangwa papa ineza amahoro n'imigisha bya Nyagasani bikomeze kubana namwe nk'ibisanzwe uyu muyoboro wacu dufite mission yo kugera ku bantu cyangwa se dufite intego yo kugera ku bantu tukababaza ngo ubuzima bwo mu mutwe babwitaho gute ihungabana no kurwanya ihungabana twita ku buzima bwo mu mutwe. Hano turi kumwe n'umusore yiteje imbere simbizi niba ari umumotari ariko aratubwira amazina ye atubwire uburyo ubuzima bwo mu mutwe abwitaho abusigasira. Hari byinshi biduhungabanya, ubukene buraduhungabanya, mu kazi duhura n'ibiduhungabanya, abo tubana nabo baraduhungabanya, ariko reka twumve bihagaze bitewe se nta bana ajya hungabanya cyangwa mu kazi kewe nta bimuhungabanya. Witwa nde, bimeze bite? Amazina yanjye ni Twagirimana Jude. Yego. Nkuko bana nyine ndi umumotari. Bite nibyo ndi kumva uri kuvuga byo kuvuga ngo ubuzima bwo mu mutwe yandabizi nabiciyemo kenshi kugira ngo mbone kano kamutubona hanga. Yego. Byaciye muri process ndende ntago ari ibintu byaje ngo bite byituraho ngaho. Yego. Natangiye nyine nkora akazi gaciriritse mu kuntu ndi umuyede. Yego. Bigenda nyine biciye muri sirago ndende. Ntabo kumfasha ndani mfite ngo mvuge ngo wenda barahita banagamo nkuko abana bakire bijya bigenda. Kwego abana bakire nyito tuzi ubuzima icyari cyo. Kuko ubu haro waravuye hari nawo uri kugera. Niyo mpamvu rero bitewe nuko hari icyo umaze kugeraho. Ngira ngo ntago wakangiza abandi kuko nawe icyo gihe barakinyuzemo. Yego. Wirinda kuba wahungabanya abandi ukatanga ihumure ugatanga tuze ugatanga akanyamuneza ntubatura umushiha n'umwaga bitewe n'ibibazo cyangwa ubuzima uba wiriwemo. Yavoma kuko ibyo abarimo nawe warabiyuzemo uzi uko biryana. Niyo mpamvu nyine ugerageza kwisanisha nawe uvuga ngo udafite haragera harazagera. Kuba rero haraho umuntu aba yamaze kugera ntago ari ngombwa bikandagiza abandi nta nubwo bari ngombwa nyine ngo abyiyemerane kuko ubundi umucamanza utabera n'igihe. Ndumva ari byiza cyane ubwo uzirikana icyo kintu. None agahinda gakabije cyangwa se gukurura amateka y'ubuzima bwawe hakaba havuka za stroke kwiyahura ntago bijya bigukoraho umurimo nagira hahise hagoye habishye hari gihe rimwe na rimwe niyo tugeze kwiterambere aho hantu hatubata hakatugumana bigatuma tutishimira intambwe tugezeho ukajya ubyukana umunabi tu nta n'umuntu wagututse nta n'umuntu waguhemukiye. Icyo kintu nta ukira kikubaho kumva wanze ubuzima kumva wanakiyahura abantu kabatura umwaga. Ibyo nyine bivuga byaratambutse bisa nk'aho byagiye mu gihe cyashize kuko ntago wakishimira abantu baburaye bro ntago byakunda kandi nanone ntago wasekera abantu ubona bari kurya wowe inzara kwishe. Uvuga ngo rero hari igihe umuntu ageramo bikangwa ko nyine niba ari umushiha ugira niba ari umwaga nyine awugira ariko right now ndakeka uko biri very true. Ibyishimo nakanyamuneza. Assalamu bro ni fresh wamuze abari akazi nyine bakabira aho ngaho sakazi gatuma utabonana n'abantu we nyine urumva muri stress z'ikigero bizi Kigali ni Kigali umuntu akajya ku gahigo kuboneka karitsiye wapi nta karitsiye ntago umuntu ayirirwamo hano uyu muravukana nishiti yanjye wowe Mukomere cyane ndakomeye muraho ntaho ngaho kabisa. Kubera iki abatipe muraziranye kubera iki usuje uyu nguyu ukaba utamusuhuje biterwa n'iki kubera iki reka nkwisurize njyewe umeze neza nitwa papi neza njyewe banyita niyo nkuru Sharere. None kuba uyu mugabo atagusuhuje wenda nawe araza kutubwira impamvu wowe ubyakiriye gute ntago bigukomerekeje ese bibonye nk'ibintu by'ubwibone kubera ko umuntu uwo ari we wese Imana avuga ati kunda umuntu nkuko wikunda. Ubwo rero kuba musanze hano nkamusuhuza ubwo sinzi nimba twese ariko turi bujye tubigenza ariko ntago ari neza. Kubera iki waba ucanguye ukavangura uyu nguyu ukamusuhuza musanzwe muziranye ariko uyu nguyu n'umusuhuze biritewe n'iki? Ni kuvuga ngo
urebye uyu nkubana nk'uyu mujama wanjye yego arasa neza vraiment biragaragara sibyo none urabona ndi mu kazi ntabwo ndi busubiye mu rugo njye gukaraba reba ibintu kizungu gakunuziza nawe ari mu kazi ke birumvikana k'ibyondo nanjye ndi mu kanjye nindamuka musuhuje se ari umuhaze gukaraba ni ukuvuga ngo ni ikibazo yakwanduza ya vraiment ni ukuvuga ngo ni nyarucari nta kintu yari yageraho ibyo ngibyo ntabwo ariko mbivuze ariko nyine ni ukuvuga ngo icyo mvuga kirumvikana njye ndi mu kazi nawe ari mu kazi rero akazi kacu biratandukanye niba gatandukanye ntabwo nyine wabona ukuntu bihuza cyane bivuze ko uyu nguyu wambaye neza wakarabye we wamusuza uko atakwanduza ariko uyu nguyu wambaye nabi ntabwo wamusuza yakwanduza umuntu yamutera nka pisi nk'iniga nyine tu niyo pisi ntabwo nayibonye kuko yazanye ikiganza gutya agera mu nzira ni njye wacyakiriye kuki utahise umukubita iyo chance ngo wenda ave muri icyo kimwaro kuko urumva twahoze tuganira ku ihungabana n'uburyo abantu bahungabanya abandi bikaba byagukomeretsa bikakubuza n'iterambere none wowe wahoze umbwira ko utajya ukomeretsa abantu none birangiye uyu nguyu umukomerekeje wanze kumusuza kuko ari umukene urumva icyo wamukoze ari kibi wakosheje cyane wakosheje niba wakosheje uramusaba imbabazi kameme kuko gusaba imbabazi ni ikintu cy'ingenzi ni ukuvuga ngo ajya avuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe sinzi wenda niba ndi bukomeze kubishyigikira gusa nyine nkurikije ukuri kubisobanura ndimo ndasa nk'uri kujya kubyumva gusa nanone nkigarura gatoya abaye akomeretswe n'ako kantu ko kuvuga ngo umuntu yamushuje ntabwo amushuje iyi si yazamukomerera ni ukuvuga ngo rero hari ibikwiye kudukomeretsa hari n'ibidakwiye kudukomeretsa umufaransa aravuga ngo qui vole NF vole MBF bivuze ngo uwibigi ashobora no kwiba ikimasa niba wanze kumuha ikiganza ejo bundi ntiwamukorera ikindi kisumbuyeho kimuhemukira se ntabwo ubyumva se ho umwana aje kuguhobera ntumuhobere ukamutura umwaga umva yakishima ibaze nawe umpaye ikiganza sinyakire ni ikibazo ni ikibazo bityo rero nk'uko ugerageza kubinyumvisha yanda byumvishe nawe nyine nk'iniga agerageza mbabarire nigire rero natubwire wamubariye uyu musore wanze kugusuza simbizi niba wenda yakarabye nguze ko no kumusuza nyine akire n'ibyo bikomere mwana hoberana cyangwa umuhiye chance nyine nk'iniga nk'uko wabivuze urebye sawa wenda kuba nawe yabirebye agasanga ni ibintu by'ikibazo nk'ikosa ubwo nta kibazo buri wese yakunda mugenzi we nk'uko yikunda kuko twese turi abantu Imana turemye mu ishusho imwe ubwo rero kuba abyemeye gutyo abitanzeho n'ubuhamya nta kibazo twakongera tugasuhuzanya tugahoza urugwiro ngaho yakubabariye ngaho nimusuhuzanye kandi mube n'inshuti ushinzwe utangira ku kantu uri kazongera kubaho byiza cyane kabisa nuko abantu bakabayo babana bakunzi ba Samstart cyangwa papi neza iyi niyo ntumbero kubana mu mahoro ese umuntu kumubwira ngo waramutse akakwikiriza bitwaye iki umuturanyi wawe ukuriye kumwikiriza cyangwa ukamusuhuza ntago mukwiriye cyangwa se umupangayi gusohoka ngo umurebe nk'inka cyangwa se nk'inyamaswa abantu bakwiye kuba bagirana ubusabane amahoro n'ibigisha bya Nyagasani bibane namwe ni Samstart ukore subscribe cyangwa papi neza usharinge comment yani bikenyewe peace